Ibyari byoroshye kugira ngo mpagara ahangaha ncinya kadiho nkoma amashyi nezerwe kandi nzi uko umwana nkunda yatuvuyemo igihe nabonaga kidakwiriye. Ndashimira iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyamwibarutse kikamurera kugeza mu myaka yaragezemo tigeze aba impunzi. Ndashimira ko Perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatubereye umuyobozi mwiza, yakoze uko ashoboye ngo ubuyobozi bwiza bushyirwaho n'Imana. Ndabyizeye kandi uwo ari we wese waba atamva yuko nakavuze iryo jambo ariko mvuze yuko Kagame ari intwari mu iki gihugu cy'u Rwanda. Abari aha mwese, hari abasore, hari inkumi, hari abasaza, hari abakecuru. Ubu abarenze imipaka benshi bari ahangaha. Hari aho ibyogajuru biri iyo ngiyo biri kumena amasasu ku bantu, ariko ndashima Imana yaduhaye umuyobozi ukunda abaturage be. Umwana wanjye ngiye kugarukaho, umwana yambereye inkoramutima. Eliza, izina ry'ubundi ni Elizabeth, ariko umwana ubwenge yagize abagaragarije mwese mukaba mumushima. Yaravuze ati papa, ariko amazina wampaye ko mbona ari igitabo wayahe? Tese bite ugiye kwita izina wa mukobwa we? Ntarari kwise ngo papa ngo rwose ngo reka nkubwire ati ngiye kuba bishinzwe bampindure, ariko sinanze izina wampaye, ari uko ngiye kurihina, ngiye kwitwa Liza. Naramwitaga Elizabeth. Ubwo byahereye aho umwana nabanye nawe. Umwana ntiyigeze mbera ba bandi bagenda iburyo n'ibumoso ngo umutegereze umubure. Rwose yambereye inkoramutima. Ikintu muvugaho ni inkoramutima yanjye no kuri mama we ari we duhagararanya. Yabanye na nyina cyane kundusha jewe wagenda, ariko yo habaga kantu ngo ntazibana zidakubanya amahembe. Umwana yambereye umubyeyi ukomeye, aramana agahana mama we akadushyira ku murongo, bikandutira kuba ngifite umubyeyi rwose. Ubwo icyatumye nshimira nanone igihugu na Perezida wacu nuko hari igihe cyageze baravuga ati abantu bakira abasore bakuye amaboko mu mifuka yabo bagakora. Byaravuzwe umwana yakuye amaboko mu mifuka pe, arabitwereka, arakora yivuye inyuma. Mbona yuko aho hantu yubahirije ubuyobozi
ubuyobozi bw'igihugu avuka atuyemo. Ubwo yakoze kiriya kintu cyo kubahiriza amahame ariyo Bibiliya umukristo wese ayoborwa nayo. Umukristo muzima ayoborwa n'iriya Bibiliya, kuko iyo uyisomye ukagendera kuri yo rwose bituma nawe wasirimba, kuko sirimba ahangaha harimo ibyigisho bikangura buri muntu wese wizera. Ubwo biza sinemerananya na buri wese uvuga ko yapfuye ari mu ijuru. Ajya gupfa nyine hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ikintu ntabwo yapfuye ari mu ijuru, ariko gupfa ni ikintu kivugwa rusange, ariko ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ubwo twari mu bukwe hamwe. Ubukwe niwe wabutekeye cyane cyane ikintu kijyanye n'iriya keke, kuko arizo zikunze kugaragara mu gihe cy'ubukwe. Yabikoze mu mwanya muto, mbibonye ntari nigeze kwibona, ndabyishimira. Mbona umwana ukuntu asa neza, mbona umwana kuko afite umucyo, ndavuga nti iriya ni impano. Bigera igihe twaje gusoza, umwana arasohoka atashye, ariko mu gutaha kwe yagiye kwa nyirabukwe. Yaje ambwira ko mvuye muri iriya rugo mwanshyingiyemo, ariko ntimuzabure kujya mubasura. Icyo kintu umuntu uvuga ngo tujye tubasura, ntangira nanjye kumva akantu mu mubiri no mu mutima. Kuki ambwiye iki kintu ngo hoya, ngo ubu ngubu ntabwo ujyayo, ngo ariko ngo muzajye mujyayo. Ndakweretse ati ni hano hepfo, koko ni hepfo yaho twakoreye ubukwe. Umwana ati papa, ati rero ndatashye rwose. Rero amasaha ageze, byari mu 3:15 niyo masaha nibuka. Ndagiye ati Eric arambye ari we musaza we, ati antware mvumubwira ko atagomba gusiga abandi, aho nafata inzira nkafata n'akamoto nkihuta, niko kihuta cyane. Ati papa turamujya mu ubukaryi. Ageze imbere na kwa kundi mwavuze mubona kagenda vitu mbona karanyebutse ati bye. Yarafite akantu wavuze yari yiteye kagenda aragenda nsigara aho ngaho, ariko yagiye nkimutekerezaho. Ubwo aho yandangiye musaza wende yarari, ndahamusanga, baraza twinjira modoka turagenda. Hatarenze hashize nk'igice cy'isaha, noneho umwana sinzi umwana wahamagaye Eric ati ariko nibutse ni Eric muramuwe. Ati ese mwaba muri kumwe na Eliza? Ati oya, Eliza yaje, ati ahubwo ashize n'umwanya aje. Ati ariko none se ko yakagombye kuba yageze aha ari mu Eric mugabo we, ko yakagombye kuba yangezeho.
nanjye mpita mbwira Eric musaza ati ariko genda abona byatinze, kuko igihe yagendeye hashize umwanya yakagombye kuba mugezeho. Ati rwose habambote yaje nta arahe kugera haraje, umwana akupiraho. Ariko nkangize ukuntu moto zigenda muri ambote yaje zitucaho zitya, ndavuga nti oya yakagombye kuba yamugezeho. Umutima uhita nkuka, numva sinzi ikintu kinje mu mutima. Twuriye imodoka turagenda duca Kabeza, duhura na ambote yaje iteye ubwoba. Umwana baramwandikira Eric wari utwaye imodoka kubera kuvugira kuri telefone, yumva ibyo Eric yamubwiraga, natwe tubyumva twumva nicyo umwana yaba yahuye nacyo. None haza ako kanya iyindi nkuru bavuga ati umwana yakoze impanuka. Eri ese duce hehe kugira ngo tubashe kumugeraho? Ati giye bambwiye yuko nari kuri Alpha Palace. Niba ari kuri Alpha Palace noneho turebe ukuntu twanyura hari hagati, turebe ukuntu hari ya kuri Matters. Arambwira ngo hoya ntago twahaca, reka dukomeze Remera noneho tuzunguruke. Twarabikoze, twaragiye turenga Legacy Hotel, tugeze imbere tubona ya modoka ambulance icanya amatara, kumbe niwe iri gupakira. Hariya inyuma ya Alpha Palace ahantu hari station, inyuma ga station gato hatoya hahagaze imodoka nk'eshatu ya polisi niyo ambulance. Ubwo umwana niwe imbega yarayirimo, tubwira polisi ni muri make kuko nanga kwizima amagambo ni byinshi nanone benshi baza kuvuga. Ubwo mama we avamo, polisi iratwemerera ajyamo, agezemo baramutwara amujyana i Kanombe. Ubwo natwe twarakomenye turavuga ati reka tujye i Kanombe duherekeze turebe, kuko ntago twamubonye usibye mama we niwe nanone uza kugira icyo bivuga ukuntu yamusanze. Twaragiye dusanga Eric umugabo we aradutegereje kuri Alpha Palace, umwana arinjira turakomezanya. Noneho sinzi ukuntu none twageze hano hafi y'Agasaraba, umwe aravuga ati ariko ntago turabwinjira mu kigo hariya nta ndangamuntu. Uzi uko adafite indangamuntu nagerageze ajye kuyifata, ubwo mu rugo ni hano ya hafi. Navuga ati nibyo, reka tumfate indangamuntu, na mama we ntayo yajyanye n'abayifata. Tugiye tukigera hariya mu rugo, ngewe rusokiransoka pe, numva singishoboye no kunyeganyega. None abana kuko babibonaga avuga ati papa, ati wasigaye ko tugiye tukabikurikirana, ati rwose turabona ufite intege nkeya. Ni bafata ibyangombwa bakoramo indangamuntu ya mama, baragenda. Bakigera hariya basanga umwana batangiye kumupima bareba ukuntu byagenze, ariko Eric rwose yabimbonagamo, nawe nanjye nkabimubonamo. Ntabwo yagiye namusezeye rwose komera ugira ute, kuko urumwe yari yagiye mu kantu. Eric umukwe wanjye. Ubwo rero hageze sinigeze ndyama nubwo intege zari nkeya, kuko ntegereje kuri telefone ikiza kuvuga. Inkuru yaje kuza isambwira ati papa turabizi bisa byarangiye, ubwo bagiye kumujyana muri morgue. Sinongeye kuvuga. Ababyeyi mwe muri aha, urupfu ni ikintu gikomeye. Urupfu ni ikintu gikomeye, ntago rumenyerwa. Ariko kugeza ubu ngubu
imirimo turi kubwirwa umwana yakoze iratuma tugira dute duhemba. Kuba hano kwacu nzabicazanya n'ibikomangoma. Ntago nari nzi ko nakwicarana n'abantu. Bibiliya irabivuga. Nurutse ahantu navuye, nurutse ahantu nabaye, ntago navuze ngo nicarana nawe. Ariko Imana yaciye inzira nk'uko Bibiliya ibimbwira. Uzaca mu muriro, ntuzajya n'uca mu mazi, no mu ruzi ntabwo ruzagutwara. Ndi hano kugira ngo mbibehamirize uwaje hano wese yumve yuko ari ubutumwa bwamuzanye, atari urupfu. Harabarenze imbibi z'u Rwanda bavuye mu bindi bihugu barahangaha. Rwose niba waje uzi yuko uzanywe n'urupfu rwa Liza, no, uzanywe n'ubutumwa Imana yashatse kugezaho. Wa musore uraha, njyewe ndashaje. Yo umuntu ageze muri pansiyo buriya abakuze, ariko iyi ni generasiyo y'abato. Nta musaza wapfuye, nta mukecuru wapfuye, nta ariko mu butumwa bwanyu, mu mirimo mukora, mu migendere yanyu, mu biki, murabwirwa kuvuga ngo mugere ikirenge mu cyariza, mubone uko muzabona longueur de vie. Yaduciriye bugufi kugira ngo tubashe kumva ibye. Ari abakuze, yabanye n'abato, abana n'abakuze, ariko cyane cyane ndihanda ku rubyiruko rwose rwaje. Imana ibaha umugisha kumva ibi bintu. Simvuga byinshi, reka mpereze mama we yonse, hari byinshi amuziho, ariko nagakomeje sinakwiharira. Imana ibaha umugisha.